turateka tugahaga amafaranga twayabura n'ibintu amafaranga muyahiga mu buhe buryo ni iki mujya mukora murakona amazi yavuye nazo tukavomera abantu bakaduha igiceri tukajya kurya ariko ntabwo ari buri munsi hari n'igihe atazanye umuka ni imbere urwego TV turabasuhuje abadukurikira ibiganiro byacu bari mu gihugu cy'u Rwanda hanze muri Afrika Europe Aziya Amerika ahantu hose turabasuhuje uyu munsi rero twanyurukiye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda aho dusanze umwana witwa nde watangira utwibwira anyitabeho kisamwe uravuga cyane kugira ngo abagukurikiye babashe kumva ijwi ryawe witwa nde yo kisamwe Samuel amakuru yawe meza tugusanze hano ku muhanda urimo ugenda utoragura uducupa bino ubikora kubera iki kutagiye ku ishuri njye n'ababyeyi mfite ababyeyi ufite none mu rugo ni hehe uba hehe njye nibera igihara mu rugo aho mvuka ni ku Rugarika none igihara kubera iki ari vuba utaba aho uvuka ku Rugarika njye nawe uriyo dufite icyo dupfana ngo arande none kubera iki uba igihara byatewe n'iki hariyo umwana tubana nawe twavanye ku Rugarika none aho muba ni umuntu batumikiye cyangwa nawe twebwe twirarira hanze byari kurara hanze shije nk'imyaka 2 turara hanze wageze mu ishuri wavuye mu rugo bitewe n'iki watubwira ko byari bimeze muri rusange ye papa ikirombe cyaramugwiriye yakoraga mu kirombe kiramugwira kimugwira tutabana na mama ntabwo mwabanaga na mama abanaga na papa gusa mama wawe haba urahazi ntabwo mazi we uramuzi se umuheruka ryari papa yambwiraga ko twabanye mfite nk'imyaka 5 ubu umaze kugira imyaka ingana 12 ubwo icyo gihe mukibana na papa akiriho nibwo wari uri no mu ishuri ariko amaze gupfa aho kuba mu ishuri gutangira buno buzima bwo kuba mu muhanda nabutangiye mfite 11 kuri ubu umaze kugira 12 umazemo umwaka wose ubwo se biba bimeze bite kugira ngo urye kugira ngo wambare bigenda bite abakire arigiye mbasaba bakangurira n'ikabutura kuri resitora najyo bakampa nk'ibiryo byasigaye nkarya nkataha nibira bita umusigi ya muri resitora byasigaye ari byo bagura uwo muhungu mubana wese abahehe wari n'igihe ataha iwabo kuko arahafite ese we araza mu kabana gusa cyangwa nuko wenda yananiranye akavuga ko ataba yarananiranye iwabo yarananiranye baza kumutora akagenda mu gitondo akabacika akagaruka nawe muba muri kumwe muri buno buzima bwo mu muhanda se mugenda wenda musaba abantu cyangwa mutoragura utuntu nyine nka gutya ngo usanze tuba turi kumwe ariko we buno yasigaye igihano ese kugira ngo ubone imyenda kugira ngo ubone ibyo kurya umbiriye muri resitora bakavuga ibyasigaye cyangwa se ugasaba nk'umuntu akaba yakugurira nk'ikabutura cyangwa ipantaro hawe wari wasaba kuba wenda yagusubiza mu ishuri hariho n'abisabye arambwira azansubizaho mu gihembwe cya 2 vuba nari ngiye kujyaho mansera niwe nabisabye arambwira nzasubirayo mu gihembwe cya 2 ntabwo ngo baratangiye none ubwo yakubwiye ko azagusanga hano ku muhanda se cyangwa hari aho yakubwiye uzamusanga wenda mukabiganira nzamusanga igihe harahaba ariko ubwo yakubwiye ko azagusubiza mu ishuri icyo gihe ukaba utahe yambwiye azansubiza mu ishuri tuzaze nganyereke n'aho tuzaza tubange n'uwo mwana ngaturera ariko ntabwo bari babikora uratubwiye ko bigihara aho uba hari abantu babizi kuhaba
barabizi ko mbigira. none hari abantu bo muri famiye yawe babizi? Ntabwo. Hari abo uzi bo mu muryango wawe se nibura? Ntabwo. Ubwo burahari aho ngaho urara ni mu nzu cyangwa urara hanze? Ndara hanze. Abantu baba bazi ko urara hanze ntihagire n'ugira icyo agufasha se wenda bagukure aho ngaho hanze ujye kurara mu nzu wenda? Umuntu umwe ndaje mu nzu wenyine. Ariko ubu ngubu aracyakurazamo cyangwa nawe yarakuretse? Yarandetse. Ubwo wowe na mugenzi wawe murara hanze? Iyo mugiye se baba bazi ko wenda mugiye mu kazi cyangwa murabyuka n'ubundi mukagenda aho ngaho gusa nta handi hantu muba mufite? Turabyuka tugahiga amafaranga twayabura n'ibizirina. Amafaranga muyahiga mu buhe buryo? Ni iki mujya mukora? Hari ukuntu amazi yavuye maze tukavomera abantu bakaduha igiceri ariko ntabwo ari buri munsi, hari n'igihe ataza nyine mukarara nta kintu mukoresha. Ugahitamo rero kwiyizira hano mu muhanda. Uzi ko wenda uri buhure n'umuntu wakugirira neza cyangwa ni kuvuga ati mvuye igihara kugira ngo ngende mbe muri karitsiye? Hambe n'inaha. Inaha ubona bimeze bite hatandukaniye na ruguru aho ngaho? Igihara nta muntu wakubwira ngo ngwino ngwino ariko hano kurenza bakamugabuza bagaburira. Hari igihe bakugirira impuhwe bakakugaburira ariko nabo ntabwo ari buri munsi. None se mwana, wumva wifuza iki nyine mu buzima bwawe? Niba wifuza ko bwahinduka, ni nk'izihe nzozi wowe wumva ufite mu buzima ubayemo? Kujya ku ishuri nkava mu muhanda. Ubonye umuntu ugukura mu muhanda akakujyana mu ishuri wajya kwiga? Najya. Uhagarariye umwaka wa kangahe? Kabiri. Uheruka mu ishuri papa wawe akiriho akiri muto? Kuva yapfa ngo ntabwo wahise kuba mu ishuri? Nta n'umuntu wo mu muryango wakubwiye ati ngwino mujyane ujye kuba mu rugo? Ubwo bahise ko bakure gukomeza ubwo buzima guhera uwo munsi? Nta muntu nabonye ubimba. Mama wawe uramuzi? Ntawe nzi. N'amazina ye ntayo uzi? Ndayazi. Amazina ye urayazi ariko we ntabwo umuzi? Ariko imbere y'Imana nibwo umuheruka. Igihe yari yagaruka kukureba se ngo arebe wenda niba warakuze cyangwa niba hari aho umaze kugera? Ndamubona akancika. Iyo akubonye akabona ko ari wowe ahita akagucika? Hari abantu baza ahantu abaza? Ntabwo. Cyangwa bo baramuzi gusa akahagera yirukana akaza ahantu? Yashakanye n'umugabo babanaga amubwira yuko nta wundi mwana afite ari umukobwa. Ariko ibyo impamvu anyihisha yambona kutujyana. Yashakanye n'umugabo amubwira ko nta wundi mwana afite yuko akiri umukobwa, none ubwo yakubonye ahita yihisha kugira ngo batamenya ko yabeshyaga. Ariko ibyo abantu bari kubwira? Ni abantu babimbwiye na papa yabimbwira. Papa yabikubwira? Yagiye mukibana na papa wawe ukiri mutoya cyane? Ukiri kumwe na papa mwabanye igihe kinini mwenyine ubwo yazaga? Mbana na papa nabaga mfite umutekano nkajya ku ishuri nkaza nkarya. Ariko kuva yapfa byahise bihinduka uhitamo ubuzima kuza kubera mu muhanda. None urumva ari nk'iki wifuza uburyo abantu bakumva wenda bagira icyo bagomba bitewe n'icyo nawe wenda wifuza mu buzima bwawe? Ni ukuva mu muhanda nkajya ku ishuri. Kuva mu muhanda ukajya ku ishuri. Ngo wakomereza mu mwaka wari ugezemo wa kabiri watangira gusanzwe? Natangira. Hari ibyo ukibuka se mu byo wari warize? Ntabyo. Ubwo ntabwo mwari mwarize wahise ubyibagirwa bitewe n'umwaka uvuye? Mwana rero ngo uratwereka ahantu uba ku buryo twebwe twongera kuzaza gushaka twakubona. Sawa, urakoze cyane. Ni ukuva mu muhanda nkajya ku ishuri.
uza kuva mu muhanda ukajya ku ishuri. Ya ni Imbere Urwego TV official, subscribe, share, comment, yisangize bagenzi bawe. Peace.